Diane mu mwanya muto mwe mumugejeho dushyira abandi shoferi mwihuse cyane kiraka kirabonetse mwana mwihuse gusa umusaza ari umusaza byo kabisa urakoze cyane reka tugakore neza twirengere kandi envelope irahari murakoze cyane ntugire ubwoba rwose nanjye kanjye handi ntegereze babasore nakerewe ku kazi wiyiteho muri firigo amata arimo utekera umwana amatama nawe kandi ugira icyo urya uteye kurya sibyo ntabwo turagiye Bianca ngo nawe ujyane ugeze ku kazi nkomeze sawa rero turi kumwe nizere ko nta kibazo kiboneka mu rugo sibyo Bianca nabanguke tugende umeze neza Meze neza. rero kandi amasaha yafashe igihe ku kazi ndazana na bya bindi ujya ukunda kubona mu mahumuro Yego sisi wanjye nkunda. wite ku rugo rero bayi turasubira neza Yego urakoze. Mama, ndimo ndareba utuntu tw'utuvidewo tugezweho. Ngese bene ibingibi ngenda birenge ego ibingibi sugira ngo ngiye bunabimenya twebwe kugira ngo turebe ibintu kugira ngo ibingibi utubwire twe twajyaga ahantu habaye ibirori ukagenda ukenyeye tukareba umudiho tukareba intore zihamiriza ngibyo ibintu twebwe twarebaga kareka ibingibi Ega mwebwe n'undi muri abo muri analogue twebwe tuba twirebera filime ziri romantique ibi ni iby'iki gihe ubu ngubu ntabwo ibingibi nabimenya rwose sureba ni abazungu tuba twirebera twebwe ariko siko ndo bari abazungu mama reka ndebe mu kumwa gerura mu mukinguri papa ni wowe ni karibu vodefora ninde nkuzani maze papa wowe cyambonamo nk'umwana w'igitamba mbuga koko ku buryo fora nukuri n'umuvuga ndaguhemba kiransinze ibyo kiransinze karibu uwo mushyitsi kumwahejeje umushyitsi hanze se muhe karibu niko ni karibu ikaze hano mama uraho ni amahoro gira abana tubahaye ikaze yego kurira kandi papa uhobera umukobwa ejo azakubera urubavu shawe uyu ntuzaba urubavu rwawe kandi umuhobere wishimye ariko se papa reka nkubaze uri kukumbwira ko urubavu uyobeye ko mfite umugore papa uyobeye ko mfite umugore n'umwana ariko uwo mugore wawe uvuga umuryango n'umutazi uwo mugore wawe uvuga ngo wabyaranye nawe uwo mugore wawe ngewe ubwanjye simuzi uwo mugore ni mugore ki ariko papa byose nta kintu utazi mama nguyu byose arabizi nawe urabizi guhera ku munsi wa mbere nabikubwiye uko nari meze kose urakuzi urabizi ko mfite umugore ndavuze ngo ceceka ndagusabye ntiwongere kugira icyo uvuga uceceke aba ari icyo uvuga niba ushaka kugira icyo uvuga vuga Anita tubyumvikaneho neza niba utabyumva kandi ubimbwire papa ntabwo byashoboka ko navuga Anita kandi mfite Diane ngenda kubwiye nka papa wawe ndabisubiramo nka papa wawe byanze bikunze ugomba kubyumva byanze bikunze ugomba kubyemera banza ujyane ibi bikapu mu cyumba hari hanyuma ugaruke tuvugane neza papa ariko ndagusabye nyumva umutima wanjye no mu mutwe harimo Diane n'umwana wanjye
ariko se mune ibyo umwana akubwira ni ukuri nanjye ubwanjye narabikwibwiriye amakuru yose urayafite uyu mwana ibyo avuga ari mukuri urashaka kugira ngo tumutandukanye na Diane nk'ababyeyi gute ntabwo ngende ndimo kubyumva uko nanjye byanteye umutima wanjye n'umwana nawe umutima wawe warashengutse none umutima wawe warashengutse uzanashenguka ngenda kubwiye nka papa wawe ndabisubiramo nka papa wawe byanze bikunze ugomba kubyumva byanze bikunze ugomba kubyemera mama ko byose ubizi wenda wambaye ntabwo ndi mu rubanza ariko sinshaka kuburana nawe papa ariko wari ukwiye kunyumva n'ukuri oya ntabwo nshaka kongera kuvugana n'ubu sinabikubwiye ariko genda aho ceceka nawe ndavuze ngo ceceka haguruka tugende haguruka mariya haguruka ntabwo aribyo byadutesheje umwanya munini twari dufite nawe twagomba kujya tugende se nawe tambuka ushyiramo akabaraga tugenda ashinjagira Muri wande? Sister mwiriwe. Mwiriwe neza. Ye nitwa Fred. Ndo ku rusengero rwa pasiteri. Yego. Kubera utubazo nari mfite nari naje ngo ankorere deliverance. Yaba hari? Yo, ntawe uhari yagiye. Ashize umwanya agiye. Ega guhomba. Ese wampa nimero ze za telefone? Nta kibazo naziguha. Telefone yanjye yazimye. Wampa amazi yo kunywa? Nta kibazo reka nyago. Umwana nemeye kuzamurera kandi nzamurera neza nzamurera nka nyina reka nkubaza akantu kamwe urafata gahunda yo kugira ngo uzarire umwana wanjye bakubwiye ko nyina yapfuye ibibazo byose waciyemo nabimenye kandi naganiriye na papa wawe namusezeranyije ko nzagukunda kandi kuko ndekera aho ngaho ahubwo ikintu numva ngiye nshaka ni iki ngiki sibyo mbabarira ikintu cyo gukomeza kuntekereza kirangira aha ngaha kuko ngiye mfite umugore wanjye bita Diane kandi ntabwo ushaka gutandukana nawe turumvikana please ndakwinginze don't touch me please ibibazo waciyemo ndabizi byose nabyumvishije ndakwinginze nzakuba hafi kandi nzabikora neza ndakubwiye ngo mfite ugomba kumba hafi kandi Diane arahari sibyo nutakira umutima wanjye ngo ujye mu wawe nikwiyahura nziyahura urumva ushaka kwiyahurira hehe naguherekeza ukajya kwiyahura ariko ibyo nakubwiye ndatekereza ko wumvishe nta matwi ugira wumva Evode nuko tutari twamenyerana nitumara kumenyerana uzabibona ko ari njyewe Imana yakuremeye uwo mugore mureke
ndakwinginze nzakuba hafi nzakwibagiza ibintu byose waciyemo umva nta kintu nongera kubyo nakubwiye sibyo wanyumvishije uri ikigeragezo cyangwa ntabwo ko ngiye mfite umugore n'umwana kanashaka gutandukana nawe tumvikana ndeka Fadi wanyumvise mbabarira cyane nzakuba hafi byo kwirirwa bagutesha umutwe Fadi wakihanganye ukanyumva ndakwinginze Fadi wanyumvise nanjye nisanze mukunda kandi ibyo nasezeranyije na papa wawe niteguye kuzabikorera neza kabaro kose waciye mu ndakumva umva mubwiye nimba ari Anita niba ari n'ibiki reka ubundi wamaze kumenyerana na mugenzi wawe kuva twamaze kumenyerana bomba nagerageje guhamagara kuri telefone ntiwayifata sinzi niba wenda wari okipe igitumye ngaruka rero mvuye mu kazi nagira ngo ngure ufate amafaranga hariya mu kabati amafaranga nasize nuko nibagiye kubabwira ngo uze kuyifata ufate n'imodoka umujyane mujye gutembera sibyo mutembereze umwiteho kandi nawe akwiteho urumva papa okay shiwe mu kazi Sheri nzakora iki kugira ngo wishime ko igihe cyose uba ucecetse Sheri ndakwinginze ukwiye guhinduka erega buriya Diane ntabwo ari wowe yaremewe Sheri ndakwinginze ariko ni ubu iminsi tumaranye nakubwiye ko ngiye byanga bikunda nashaka kujya mu rukundo nawe nakubwiye ngiye ko ndi umugabo w'umugore ngiye mfite umugore witwa Diane ese wishisho ntabwo uri guha ubu kuva ku munsi wa mbere waza kugera n'uyu munsi ndacyakubwiye ijambo rimwe ese we ntabwo ushobora kubona byibuze ngo umuntu uhinduka ashaka guhinduka muri ubu buryo ndatekereza ko na data wagiye kukuzana yari azi neza yuko mfite umugore kandi mfite n'umwana sibyo icyo nagusaba rero ujya kure y'ubuzima bwanjye kuko nta kintu neza yo guhinduka Sheri ndakwinginze nasezeranyije papa wawe ko nzakora buri kimwe cyose ariko nkabana nawe Sheri nutemera kubana nanjye ndakubwiza ukuri ko nakwiyahura nziyahura ndakwinginze nakwiyahura uziyahura Ani urumva uteganya kujya kwiyahurira hehe kano kandi mfite transport mfite imodoka nakujyana nkakugeza ahantu ushaka kujya kwiyahurira ukiyahura bitarenze bikugora ese iyo utekereje nta nubwo ushaka kuvuga uti byibuze twicaye mu modoka niba ushaka kwiyahura yamana rifite okay mbwira ahantu ushaka kujya kwiyahurira gusa ikintu nakubwira cyo wakwiyahura wagira ndashaka kugira ngo uve mu buzima bwanjye Sheri wanyumvise niwitegereza neza uzasanga ari njyewe Imana yakuremeye wikurikira ibyahise Diane mwikuremo
Anita, ariko sheri kuki utareba kure Diane se niba ari umugore wawe kuki mutakiri kumwe izi saha Anita ukwinjira mu mateka yanjye kuko nushaka kwinjira mu mateka yanjye byaza gutuma ndakara kurushaho sibyo ikiza gerageza wumva amagambo njye ndi kuvuga hanyuma uyakurikize ndamenye n'abakobwa benshi kuva navuka ariko n'ubwa mbere mbonye umukobwa utumva mu buzima bwanjye ese iyo utarebye ntunatekereza kuki umuntu ashobora kubwira iminsi 5 yose katagukeneye ugakomeza umwikuraho gutya naciye mu bintu byinshi cyane muzenga kwiye kuba yaragusobanuriye Anita karame reka ngira akantu nkwisabira sezeranya yuko ako kantu uri bunyemereye kugakora mu minsi ngifitanye nawe nta kintu na kimwe wansanga nyikwime naba ari n'umutima ndawuguha ntabwo ari umutima wawe nshaka kuva navuka nasanze ntafite data ariko si uko yari yarapfuye uranyumva ndakumva data yasize mama ntwite ndavutse abantu bavuga ko nsa naho ntafite data ikindi maze gukura n'ubundi nakuze nzi yuko ntawe Ane karame ejo bundi nibwo nagiye kubona mbona aragarutse ariko yabaye intwara nsaba imbabazi kuko iyo atansaba imbabazi ntazo nari kumuha kano kankeneye kubaho nk'abandi bana nk'abandi bagabo ubona ko mfite mama na papa kandi nkeneye kuba mbashimisha sinifuza kubona papa ari hababaye ndetse no kubona mama ari hababaye Anita niwe unyemereye ko ngiye gusaba icyo kintu nkuko mfite ababyeyi babiri ntiyemeje kubabaza ndashaka ko data igihe tuzaba turi kumwe nawe igihe azakubaza yuko dukundana cyangwa se akwemerera urukundo uzabimwemerere nta kintu na kimwe wansanga nyikwime urakoze cyane zabikora ariko nubinyemerera uzabinyemerera bitakuvuye ku mutima cyangwa se na muzehe uzabimwereke ko bifite ku mutima ariko nyuma yaho nta rukundo nkeneye hagati yanjye nawe sibyo sheri wanyemera nanjye nkagusaba ikindi kintu kimwe iyo ugiye kunsaba ndakikwemerera ariko kitari mu rukundo mbwira ndakumva nguteze amatwi sheri uranyemera ko nituzaba turi imbere y'ababyeyi bawe nzajya nkuhamagara sheri ukabyemera kwanyikiriza uranyemera ko ninkusoma uzabyemera what ndetse ibyo gusomana bijemo gute please ndakwinginze ntekereza yuko iyo byabaye ngombwa ko usoma umuntu umusoma uko mukundana ntabwo apfa gusoma umuntu mudakundana gusa ariko wako wanyemereye yuko haryo uzamfasha nanjye cyo kunyita sheri nkikiriza ya nzakikwemerera nawe ni byiza ariko icyabezo cyo icyo ntabwo gishoboka Anita don't touch me don't touch me ibyo turi kuganira nidusohoka muri ino modoka
ndatekereza ko birangirira aha ngaha sibyo ibindi ibyo twemerejwe n'ibyo tuzakora Chérie, ndakwinginze. ntabwo ari ko kano kanya turi imbere y'ababyeyi